Welcome to my YouTube channel. So today I'm going to teach you how to make wax at home, sugar wax. Uko wakikorera sugar wax wibere murugo. So turatangira dupima ibiyiko 5 by'isukari. Kenge nibyo nakoresheje. Ukeneye wax iruta iyi ngiyi wakongera ugendeye kuri izi measurement naguhaye. Nafashe citro 2. Don't mind about my citro. Yadabizi zari zimaze iminsi but zari zifite amazi kandi niyo tuba dukeneye. Udafite citro ushobora gukoresha vinegar ariko I highly recommend you to use the lemon. Okay, lemon juice is better than vinegar, so that's why I recommend you to use lemon juice. So iyo umaze kuyikamura icyo ukeneye ni iriya juice yayo gusa, the juice only. Okay, so sugar wax ni nziza. Sugar wax nyine iri healthy compared to other chemicals that we use. Okay, je mfite na kariya kamashini ka wax but nkunda gukoresha sugar wax. That's why. So nahise mpima ibiyiko 4 bya ya lemon juice. Impamvu nayipimye nuko nari buze no gukenera gupima n'amazi kugira nze kumenya ingano y'amazi ndi bushyiremo. So aya ni amazi rero nari ndi gupima, nayo nahise nyashyiramo angana nk'isukari nashyizemo. And then wangiza ukahita ubifata ukabivanga ukabishyira ku muriro ugategereza ko bishya. So ngiye kubabwira benefits za sugar wax. Harimo kuba igabanya ama dark spot, kwa kundi usanga umuntu mu kwaha haragiye hakaba umukara, sometimes ugasanga umuntu agira pimples. Igabanya n'imire kwa kundi wogosha ugasanga ugize ama pimples, ntabwo ari byiza. Okay, nyine iyi ngiyi iragufasha ku bantu bafite icyo kibazo. Benshi ndabizi ko mwogosha ugasanga urababara after nyine ugasanga nyuma y'icyumweru burazamuka bukurya buhanda. No, that's not good. Okay, uzagikoresha sugar wax. Nikora ko ari ikintu cyoroshye umuntu yakikorera mu rugo. Nawe ndavuga ati simfite izo 40 kezo kujya muri spa gukoresha waxing. Nikora ko ari ibintu byoroshye umuntu wese yakikorera. Hano nta n'amafaranga 1000 nkeka ko dukoresheje. Okay, aho ngaho nari kubera kuko yari imaze kumera, yari imaze gufata, noneho uhita ufata gakeya ugashyira mu mazi. Okay, gutyo yisize mu mazi ukabona nyine irafashe iba yahiye. So uyikuraho wangiza ukayiteka ku ruhande. Ni kubona ko gutyo yisize mu mazi akonje and then urabona ko yari yahiye rwose, yari ready to be used. Okay, nuko nguko rero yari imeze. Nahise nyisuka muri aka kanani ka plastique niko nari mfite. Impamvu nisize muri aka ka plastique nuko mu gihe ifashe nkiri gukora wax, kuko teretse hasi igihe kinini irakonja yangiza igafata. So ngendo nyira nka double boiling ngashyushya amazi nanyiza nkayiterekamo nyine ikongera ikoro. Ako ngako nakunda kabigishije mukamenya. So iyo niyo wax rero nari ngiye gukoresha, muri kubona ko ari nyinshi, ni nyinshi cyane. So ikindi kintu tubikeneye ni udutambaro. Ufata umwenda ushaje cyangwa iki ukawukataguramo turiya dutambaro. Ufite turiya tuguze kuri sheni ndakeka nitwakoresha, ariko ngiye nkunda udutambaro kuko niko tunyorohera. Ikindi kintu tubikeneye ni powder, hanyuma tugakoresha n'iyi brush kugira kudufasha ku applyinga ila powder. So ni ibintu byoroshye rwose, ni umuntu wese yakikorera. Hano wax yacu ari maze guhora. Ntuzigere ukoresha wax ishyushye, iratwikana. No, don't use it when it's hot. Uzategereza ihora. Nuko nkuko mukwa kanjye hasaga before, nuko nkuko nari imeze. So ngiye kubera uko rero baya applyingaho. Urafata ugashyiramo ya powder, wangiza ugafata ya wax, wangiza ukayapplyingaho gutya. Ubundi kwa applyingaho nyijyana hejuru. So means ko ninyira gushyiraho ka kenda ndi bugashyiraho nkajyana hejuru, najya gushikura ngashikura manura. Yego, because nge ndi left handed, niyo mpamvu nkunda kubigenza gutyo kuko nibyo binyorohera. So yeah, nuko nguko ukahita ushikura opposite direction. So urabona iyi ngiyi is that the hair nyine easy niyo misatsi yajeho, nuko nguko yanganaga. Yeah,
ndakomeza nyine nkagenda bakora hose ku buryo uza kuza gusa neza nyine nawe ukabibona ko hakeye. So kubona bataratangira gukoresha wax mutegereje iki? Impamvu ndakoresha ziriya chemicals cyangwa ariya cream shaving cream nuko zicontains ama chemicals menshi ashobora no kwangiza uruhu, because narayigerageje ariko akenshi nayikuragaho cyangwa igatindaho wasangaga nyine mbaye nk'uhiye, nkamera nkaho uhiye kandi ugasanga twa tundi two munsi ntago tuvaho nayikuraho ibyo hejuru, but waxing ikuramo na twa tundi two hasi tumwe tugutera ama pimples byose bikavamo nyine. Kandi umara igihe, iyo umaze gukora wax ushobora kumara hagati y'ukwezi, ibyumweru 3 n'ukwezi utarongera gukoresha wax kandi umeze neza. Nkanye gutya nakoze wax maze ibyumweru 6, hano hari yashize ibyumweru 6, kandi murabona ko ntabwo nari mfite imisatsi myinshi, nta nubwo nyine yari too much. Kubona ko ntabwo byari bikabije nka kwa kundi iyo ukoresheje jirete usanga nyuma y'icyumweru n'ubundi imisatsi yagarutse kandi kagaruka kubabaza, harimo n'ibiheri, ibintu bimeze nk'ibyo ngibyo. So hano nakomeje rero nkora n'akandi kaboko. So niba urebye iyi video ikabigufashije, isharinge, ukande subscribe kandi ubisharinge n'abandi bifuza, ni benshi bifuza kubimenya ariko ugasanga nyine ntago bazi uburyo bwo gukoresha isukari. So nuko nguko umukobwa wanjye hano wasaga ahangaha turaduhera turimo nari nakoresheje jirete ngiye ahantu mu bukwe ndi kwihuta, gusa nyine navuze ko ntago nzongera. So nuko nguko umukobwa wanjye yasaga, nahise mfata za ranjete ndangije ndahanagura. Iyo umaze kubahanagura usigamo oil, any type of body oil you have, nyine kugira horohe kandi urikagupusha kuba ko nyine abahoroshye abagize ute. Ubutaha nzabakora video ndi kubabwira ibyo ugomba gukora n'ibyo utagomba gukora after waxing. So thank you for watching, bye, ndabakunda cyane. So remember to subscribe to my YouTube channel, bye.